Murakoze cyane n'ubundi ni MUTESI Derifins no kuri channel yanjye ni MUTESI Derifins. Muri episode ya mbere harimo gukizwa. Ubu tugiye kuri episode ya kabiri ariyo turiho aka kanya yitwa gutuza. Murakoze cyane rero, reka n'ubundi nakira umukozi w'Imana abibwira anasenga dukomeza episode yacu ya kabiri. Murakoze. Haleluya, haleluya. Amen. Nange ndababwira ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Igihe nakizwaga byari umunezero. Igihe nakizwaga byari ibindi byiringiro nakiriye. Ariko none nshimishijwe no guturiza mu gituza cya Yesu. Haleluya. Amen. Episode ya kabiri tugiye kwakira mushiki wacu. Nibwo buhamya dufitiye. Uburyo ari kwakira ibyishimo byo guturiza mu gituza cya Yesu. Tuganirize muto. Yego, reka mbabwire iyi episode ya kabiri iri ku mutwe uvuga ngo gutuza. Nukuvanga iyo uri mu byaha uhangayitse. Wamara gukizwa rero ukakira gakiza. Iyo umaje kwakira gakiza rero neza kakurimo, uri mu gakiza. Haleluya. Uri mu gakiza nako kakurimo, uratuza. Uwo ni njyewe. Naratuje. Hari ukwakira agakiza ariko ko katarakwakiriye. Ngewe rero nakiriye agakiza nako karanyakira, kanturamo. Nukuvuga ngo muri imwe yararimbye ngo nimba uri muri Yesu neza gumamo. Nanjye rero ndimo mu gakiza neza. Ubu rero naratuje. Impamvu natuje ni yihe niyo ngiye kubasobanurira nonaha. Natuje kubera kuko nzi kuko Yesu Kristo ari we mwami w'ukuri n'ubugingo mu buzima bwanjye. Impamvu natuje nkaba mfite uyu mutuzo wose, mvugana nisekera, niyo mpamvu abantu bakunda no kuvuga wenda nko mu buhamya ngo navuze nseka cyangwa iki. Nta mubabaro cyangwa agahinda nkifite. Ubu ndatuje kuko nturije mu mwami Yesu. Nzi kuko mfite umuntu ndwanirira. Naba nabwiriwe naba ntari uretse kuko ntari nanabwirirwa cyangwa ngo mburare maze kwakira umwami Yesu. Arangaburira, arancumbikira, aranyambika, arandwanirira, ari mu ruhande rwanjye. Ndatuje mbese nturije muri Yesu. Iyo wakiriye Yesu ubu murimo neza uratuza. Kuko nta kintu kiba kiguhangayikishije, nta kajagari kaba kari mu mutwe wawe, nta ntambara wirwanirira. Umakinga sure ngo urasenga, uhamanya n'umutima wawe. Ese Yesu Kristo ni umwami n'umukiza wawe. Nta ntambara nimwe wirwanirira, urasenga akaba ari nawe gutsindira. Ndatuje rero kuko mfite intsinzi ariyo Yesu Kristo ari wundwanirira. Kati ni nemirembe mingi mu mutima gwange, kubanga nze nkimanyi burungi sivuga sirwanirira. Katonda wari, Yesu wari, yanwanirira, ye nyiri buyinza, ye na nyiri buri kimu, ye na nyini bura mu butagwawo. Kati ni nemirembe mingi kubanga murina ateye byona. Nimba uri muri Yesu neza ugomba gutuza ukumva urakomeye kuko ufite umwami ukurwanirira. Umwami ufuha utabangikanywa. Nicyo nababwiye ngo hamanya n'umutima wawe, ukamanza ukamenya ngo umutima wawe uri kuri Kristo, amaso yawe niwe ariho. Nta bintu bikurangaza hirya no hino, nta kajagari. Nubwo wagera mu ntambara, nubwo isi yakurindagiza, nubwo yajya hehe isi irarenga, ariko icamarenga abantu baza amarenga bamenya no guhunga. Ngewe rero ndi muri Kristo, impamvu ntuje nta kajagari mfite. Intambara zose, ibintu byose arabishoboye. Ni byose arabishoboye, ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Byose arabishoboye rero ndatuje kuko nturije mu mwami wanjye. Murakoze. Amena, amena. Amen. Nange ndishimye cyane. Udusobanuriye neza rwose. Wanatubwiye ngo aragucumbikiye Cyane. Uratubwira ngo arakugaburiye. Cyane. Ariko ugumye gutekereza imishinga Imana ifisemo inyungu. Yego. Icyo watekereje ko warahagurutse ugahita utekereza gukorera Imana. Uko aho nihera itegera imishinga yawe yo kutaburara, yo kubona uko wishura inzu, yo kubona ukubaho mu buryo butagoranye. Nubwo ngo tukiri mu isi dufite igihe mu ntambara, ariko ubushake bwo kuzirwana dufashwa byose na Yesu duha imbaraga. Haleluya. Ajya twiyegereza akavuga ngo bana banjye
haleluya, tukamera nka Yohana igihe yari amaze guturiza mu gituza cya Yesu. Nawe yabwiraga inshuti ze ngo bana banjye nimugire urukundo, bana banjye nimugire amahoro, haleluya. Ayo mahoro ni yaduha guturiza mu gituza cya Yesu. Twongere gushima icyo gitangaza gikomeye Yesu yatwegereje cyo guturiza muri we, haleluya. Mana data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe bukomeze kuza muri twe, kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zitumuritseho tubashe guhamya ibya Yesu, tubashe guhamya ubwami bw'Imana, tubashe guhamya data iby'ukuri kw'Imana, kugira ngo abantu bakwakire bagusangiza abandi bifite igisobanuro kizima, haleluya. Turagushimiye, turaguhimbaje mu izina rya Yesu, amen.